Mwaramutse neza, ntiturarangiza kuganira ku kwizera kwa Nowa. Uyu munsi reka tuvuge ko kubwo kwizera wabasha gushobora ibitaraboneka, nabasha gushobora ibitaraboneka. Hariya mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 7, kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo ibyo bitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Reka nkubwire ngo ingano y'inkuge Nowa yagombaga kubaza, ibyo yagombaga gukora byose birebana n'uko Imana yari yamubwiye, ni ibintu bitari byarigeze bikorwa, ariko kandi sinanatekereza ko n'ubu ngubu hari undi wabikora. Ibyo si byo nshaka kuvuga ko washobora, kuko Nowa we yarangije kubishobora, bityo bikaba bishoboka ko n'abizera Umwami Imana yacu Data wa twese babasha kubishobora, kuko bataba bavuga bati nitwe ba mbere, ahubwo baba bavuga bati na Nowa ko yabishoboye natwe twabishobora. Nyamara ndashaka kuvuga ko hari n'ibindi bishobora kuba bitaraboneka kubwo kwizera wabasha gukora, upfa kuba gusa ubibwiwe n'Imana. Reka nkubwire, Imana yabashishije kandi yabwiye Nowa ibyo agomba gukora, maze Nowa kubwo kuyizera, kubwo kuganira nayo, kubwo kuyisobanuza, afata decision we n'umuryango we, barabikora kandi birakunda. Icyo Imana ikeneye ni ukuyizera, hanyuma ikanajyana natwe, ikanagendana natwe muri iyo mirimo. Umwigisha umwe yigeze kuvuga ngo Nowa icyo yagombaga gukora kimwe kwari ukwemera ibyo Imana imubwiye, ubundi byaba ibinyamaswa binini, byaba intoya, yewe n'ibiguruka byagombaga kumvira itegeko ry'Imana, ntibimugore kugira ngo bibashe kwinjira muri ya nkuge. Ariko aha harimo urugero rwiza rwerekana ko kubwo kwizera Imana, jye nawe n'undi wese wakwizera Imana mu by'ukuri yabasha gukora ibikomeye bitaraboneka. Aha nta rugero naguha kuko nyine ibitaraboneka ntanjye simbizi, ariko ubwo Nowa yabashije gukora ibikomeye bitari byagakorwa n'undi muntu, ntekereza ko n'uwabikora uyu munsi, nubwo yajya avuga ati reka nshyireho akete, reka nihangane, na Nowa yarabishoboye, ariko sintekereza ubundi ni bangahe babishobora. Ariko numvise nakuganiriza ngo reka dukomeze twizere Imana. Muri iki cyitegererezo cya zino ntwari tubona mu gitabo cy'Abaheburayo, tukaba tukivuga ku ntwari ya 4 gusa, reka dukomeze, ahubwo se si iya 3, ni iya 3, Abeli na Henoki. Reka dukomeze twizere Imana, nayo ibasha kutubwira kandi yatubwira ikajyana natwe, kandi yajyana natwe ikaduha imbaraga, kandi yaduha imbaraga ikaduha n'ubwenge, kandi yaduha n'ubwenge ikaduha kumvirwa na byose ndetse na bose. Gira umugisha mwene data, hanyuma dukomeze tugere ikirenge mu cy'abizera, kandi dutumbira Kristo, kuko niwe banze ryo kwizera, ari nawe gusohoza rwose. Imana iguhe umugisha, kurindane n'abawe n'ibyawe byose, mu izina rya Yesu nyine, amen.